biroroshye ko duca urubanza, biroroshye ko tubona amakosa y'abandi kandi tukabona aremereye cyane, biroroshye gutera abandi amabuye nyamara twe tukumva twagirirwa impuhwe. Buri wese ibyo yifuza abanza abikore, urukundo rurangwa n'impuhwe maze rugatanga ubuzima. Reka mu mutima wawe nusanga udafite impuhwe umenye ko Imana ikuri kure maze utangire inzira nshya ikwiyereke. Ko wabahuza Imana, ko wayiha ubuzima bwawe, ko waba impano mu bo mubana, ko watera abandi ibyishimo, ko wabaho wishimye, ko wabaho uzi aho ujya, ntukibagirwe. Uhora usumba inabi, ntugahagarare ku byakunaniye, wubake kuri byinshi washoboye, ntukemere gutwara umunezero, ntukemere guhagarara, ntukemere guhora urira. Kandi ntukemere gupfa, ntukemere kwigarukiraho, ntukitaze abandi, ntukizere abandi wiyibagiwe, urakabaho iteka. Kuba ku isi no kugira ubwenge, iyo ububuze umunsi umwe wangiza byinshi utazagarura. Umushukanyi agukunda iyo akwifuza maze yamara kugukoresha ibyo ashaka akakwandagaza. Ube maso rero kandi icyo ukoze cyose ube wizeye ko wagikoze neza. Ubuze ubwenge agenda mu mwijima, naho umunyabwenge ahorana urumuri rwe kandi akarurinda ibyonnyi bishaka kuruzimya. Ubukungu butarimo Imana buhinduka urupfu. Ntuzifuze iby'isi ngo wibagirwe gukorera ijoro. Ibyo utunze bigufashe kuba mwiza, nukira usenge kandi usangire n'abandi, nukene ukore kandi ntiwanduranye. Ujye wibuka ko ibyo ufite byose nta na kimwe wazanye ku isi, n'ubundi uzayivaho ntacyo ujyanye. Rero korera Imana maze unezezwe no kuba uwayo, niko guhirwa nyabyo bitazarangira na rimwe, urakabaho. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho buri uko tubitanze. Murakoze, Uwiteka akomeze abahire muri byose.